ndasaba Mwuka Wera ubasha kwemeza imitima, mwemeze umutima wawe utazaherekeza abandi. Haleluya. Naza azatsinda ab'isi. Nari mvuze ngo Mwuka Wera tumwakira mu buryo bubiri, uko atsinda ab'isi bakihana bagakizwa, Mwuka Wera aba yaje muri twe. Mu Galatiya 4:6 n'indi mirongo myinshi irabihamya, ariko reka nkoresha mikeya muri iyo. Galatiya 4:6, rwandiko Paulo n'ikitoro ry'Galatiya 4:6 aravuga ngo kandi kuko muri abana bayo. Nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Abba Data. Umwuka w'Imana aba muri njye, aba mu bakijijwe twe, kuko turi abana bayo. Nicyo cyatumye Data yohereza umwuka we muri twebwe, abana b'Imana, abantu bakijijwe. Turi ibitangaza bigenda mu isi. Niyo mpamvu abamarayika bafite amatsiko yo kutureba. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo dutungisha benshi, dusa nk'abagiye gupfa nyamara tubeshaho abandi, dusa nk'isuzugurwa ariko dutanga ubuzima. Turi umucyo w'isi, turi umunyu w'isi. Data dutegereje ko dutwara ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi, kugira ngo iherezo ribone kuza. Tekereza abantu Data yabikije iherezo ry'isi. Niyo mpamvu ukwiriye guhaguruka uvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ukwiriye gusenga kugira ngo wumve umuhamagaro wawe. Hari aho uri umumisiyoneri, hari wahawe gutwara ubutumwa bwiza mu moko atarageragwa no mu butumwa bwiza, hari wahawe kuba mobilizer, gukangurira abandi, hari wahawe gusenga, hari wahawe gutanga amafaranga yawe, ahari aho. Ariko ntuzigera ubimenya udatindanye n'Umwami, gusobanukirwe bidashidikanywaho icyo ubereyeho muri uyu mwaka, mu myaka izakurikiraho. Imana itugirire ubuntu. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Abba Data. Umwuka Wera ari muri twe. Ntiyatwemeza icyaha ari hanze gusa, yaraje aba muri twe. Abagize uyu mugisha wo kwakira umwuka Wera kuri iki kibanza cyangwa iyi nshuro ya mbere, hari ikintu kibabaho bose. Bashobora kuba batarabasha ikintu, ariko ijwi ribabwira ngo icyo kintu uvuze si cyo, icyo kintu ukoze si cyo, uko witwaye si byo, urayobye, biriya bintu ugiyemo si byo. Rimwe na rimwe kuko inyungu mba ngiye gukuramo zifite uburemere na ampleur iruta iryo jwi, cyangwa ubwiza biri bunzanire uburyohe biri bumpe mu mubiri, niba ari icyaha kiri bwuzuze irari ryanjye bikaremera, ariko ijwi mba naryumvise. Kandi iyo nkirangije ijwi rirakomeza rikavuga, nkariburiramo amahoro. Ni biriya Dawidi yavuze ngo ntunkureho umwuka wawe, kuko icyaha kibuza umuntu wese wakijijwe, icyaha kimubuza amahoro. Umuntu utarakijijwe, icyaha ntikimubuza amahoro. Ashobora kuba mu nzu y'Imana kimwe natwe, ariko icyaha ntikimubuza amahoro. Ahubwo muri kimwe barimo apangiramo igikurikiraho n'ikizamwungura n'ikizamushoboza kugera ku byo ashaka. Ariko umuntu wese wakijijwe, wagezwemo n'imbuto y'Imana, ijwi ry'umwuka Wera ntiriceceka, rivugira muri we. Biri ukoze si byo, hari ugiye siho, urarengereye, ari amagambo yari ngombwa. Ijwi rye rivuga ryongorera.